mu by'ukuri nibyo Yego. twisanga ndabyemera ariko se muvandi nawe urabizi muri iyi minsi insengero zirafunze tuzayisanga hehe? ntabwo Hari ntabwo abantu benshi bari gusenga gucika intege kubera ko insengero basengeragamo zirafunze, izisigaye ni nkeya kandi ntabwo bafite amahitamo yo kuzikunda Yego. ndetse nta n'ubwo bemeranya nazo. Mm. Abo bo wabahera ntabwo gusenga ari uko ugiye gusengera mu rusengero, ubundi urusengero ruba mu mutima, urusengero rwa nyarwo ruba mu mutima. Rero gusenga ntabwo ari ukuvuga turi mu bihe bitoroshye cyane bikomeye binanije umugenzi, ni urugendo navuga ngo ruragoye cyane ku babyeyi, ku rubyiruko bagenzi banjye. Inzira ni imwe, ni mu ijuru. Niba ari mu ijuru kugerayo biragoye kandi dushaka ubugingo buhoraho, dukiranuke twirinde bya bindi byose. Mwiriwe mwaramutse kandi muraho bashuti bakundwa muri hirya no hino, turabasuhuje tubahaye ikaze kuri uyu munsi. Twongeye kugirirwa ubuntu, turahumeka bikemera, tukagenda bikemera. Mbere na mbere hano murahareba umuntu kuri mikoro, ndi Umurerwa Nadia, imbere yanjye murahareba Igihozo Giovannis. Gihozo Giovannis. Uyu munsi tugiye kuganira nawe cyangwa se afite ubutumwa bwiza agiye kutugezaho. Yego. Gihozo rero uhawe ikaze, ariko mbere na mbere ugiye kubanza utubwire, niba rero utubwire muri make, ariko reka tubanze dusenge ibindi biraza nyuma kuko ndabona usa nk'umuntu ufite byinshi ushaka kutubwira, byinshi cyane. Bizera ko utari buze kurambirwa, umwanya n'uwawe, yaba amasaha ni 5 kizima, umwanya arahari. Nta kibazo. Twubahe Imana rero. Uwiteka Mana nziza, Imana y'urukundo, Imana idakiranirwa, turagushimye turaguhimbaje muri aka kanya. Tukweretse twe abateraniye muri iyi si, twese tugihumeka umwuka w'abazima kugira ngo ubane natwe nyaguhora ku ngoma we. Tukweretse abari kuri uyu mugabane wa Afurika ndetse n'abari ku migabane itandukanye kugira ngo ari wowe ubahereza ubugingo. Tugusabye mu izina ry'uwaducunguje amaraso Yesu Kristo ku musaraba. Amen. Ngayo nguko rero uyu munsi Gihozo Giovannis niwe tugiye kubana imbere ya kamera, kuri mikoro n'Umurerwa Nadia. Abantu bari inyuma ya kamera nabo turabasuhuje. Hanyuma Gihozo, umwanya n'uwawe, utugezaho ubutumwa bwiza waduteguriye cyangwa se impamba waduteguriye. Murakoze cyane. Mbanje gusuhuza abakurikira Impamba Nyayo TV. Kuri uyu munsi rero mbafitiye agaseke kagira kati: gukiranuka ahagaragara n'ahatagaragara, aho bakureba naho batakureba. Hari igihe umuntu yibwira ko ahantu ari ashobora gukora icyaha kubera ko yumva ko ntawe umureba, ariko byanze bikunze hari umuntu uba uri kukureba, kabone n'ubwo wajya munsi y'urutare hari umuntu uba uri kukureba. Ubwo rero uyu munsi impamba iravuga ngo kiranuka ahagaragara n'ahatagaragara, aho batakureba ukiranuke, aho bakureba ukiranuke. Nyine ahantu hose uri mu byo ukora byose, ahari abantu n'ahatari abantu, ukiranuke. Ni ijambo ry'Imana rero turaza gusanga mu Bakorinto ibice 10 umurongo waho wa 12. Abakorinto ba mbere ni ijambo rivuga ngo, nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinde kugira ngo atagwa. Hari igihe umuntu yumva ko ahagaze koko, akumva ko ibyo ari gukora, akumva ko mu mirimo ye yose yumva ko nyine ameze neza, yemye ku buryo umuyaga uhushe ntacyo yaba, uwamusunika ntacyo yaba. Nyine niba wibwira ko uhagaze koko
wirinde kugira ngo utagwa. Ntabwo ndi kuvuga guhagarara ukema ngo umuntu atagusunika ukagwa, oya, ndi kuvuga niba wibwira ko ukiranuka, ndi kuvuga umuntu wumva ko mu mutima we ameze neza, nta kibazo, nta rubanza afitanye n'Imana, guma muri uwo murongo, wirinde kugira ngo hatagira utuma ukiranirwa, hatagira ikigusunika mu nzira y'abakiranirwa, hatagira ikigukura mu mwanya urimo. Guma mu mwanya urimo, ukomere, ushikame kugira ngo utagwa. Nanone umuntu wumva ko yaguye, nakubwira ngo nshuti yanjye, nshuti nziza, shaka uburyo ki wahaguruka, kuko Uwiteka naza ntabwo azareba itangira ryawe gusa, azareba n'isoza, kandi ntabwo azareba isoza gusa, azareba n'itangira. Rero wowe uzi ko waguye, shakisha imbaraga uhaguruke, wongere uhagarare, kandi wumva ukomeye, ushaka uburyo ki nuhagarara utaranyeganyega ngo wumve ko ikintu umuyaga nuhuha urahita ugutwara, ahubwo ushaka imbaraga zituma uhagarara ugakomera, kugira ngo hatagira ikigaruka n'ubundi kikongera kugutura hasi ukongera ukagwa. Urubyiruko muri ino minsi ndaza kurwibandaho cyane, kuko nanjye ndi urubyiruko, murabona ko ndi urungano. Hari igihe usanga rwagiye mu bintu bitandukanye, ugasanga ruri mu mirimo itari myiza cyane, akumva ko we ajya mu rusengero agasenga, ko ntibageze hanze yahuye n'abandi, arahita aba wa wundi nyine w'isi, Imana agasa n'uwirengagije, wavuga ngo ni muntu ki, akakubwira ati ngiye nyine, akakubwira ibintu bitandukanye. Ariko niba wibwira ko uhagaze, irinde kugira ngo utagwa. Musore, mukobwa, aho uri, irinde kugira ngo utagwa, uhagarare, ushikame, ukomere, ku buryo umuyaga nuhuha utaragutwara. Urajyana imyanda wowe ugasigara kandi ukomeye. Nababwira ngo mugarukire Uwiteka, mukiranuke ahagaragara n'atagaragara. Niba uhagaze koko, komeza ukiranuke. Niba waranaguye, reka gukiranirwa, ugaruke mu nzira yo gukiranuka, kuko Imana niza ntabwo izareba itangira ryawe gusa. Ikindi kandi, abantu mukora ibyaha muzi ko muri mu nzu, abantu dushobora kutakubona, ariko Imana aho iri ibikureba, ibigukurikirana, kabone n'ubwo wajya munsi y'urutare, Imana aho iri ibikureba, igukurikirana. Ngo Yozefu yarakiranutse, yageze kwa Potifari, ubwo abakoraga mu rukari bari bagiye, muka Potifari yifuza ko baryamana. Yozefu yari umusore w'uburanga, mwiza, umusore utuje, mwiza cyane, nyine nawe urabyumva, umusore w'igikwerere, umusore w'inkorokoro. Arangije muka Potifari, umugore w'umwami, yifuza ko baryamana, acunga abaja n'abagaragu bagiye, aramusaba ko baryamana. Yozefu aravuga ngo nubwo abantu batari kundeba, nubwo abaja n'abagaragu bagiye, ariko mu ijuru hari isumba byose iri kundeba. Yikura muka Potifari, amusigira ishati, aragenda, yemera kujya muri gereza, aba imbohe, aremera akiranuka ahagaragara n'ahatagaragara, arafungwa, ariko arinda ijambo, arinda isezerano, aguma guhagarara, yirinda kugwa, aguma mu mwanya yari arimo. Ntiyatuma muka Potifari amukurura ngo amuture hasi agwe, ahubwo akomeza guhagarara ku ijambo, aririnda ntiyagwa, yemera kujya muri gereza. Ariko kwa gukiranuka kwe ahagaragara n'ahatagaragara, byatumye aba umuntu mukuru mu gihugu, kugeza ubwo ari we wahawe icyumba kirimo ibiryo, ku buryo yagaburiraga igihugu cyose, akagaburira n'abo hanze y'igihugu. Urumva ko gukiranuka ahagaragara n'ahatagaragara bituma Imana nayo ubwayo igukunda, igakurikiranya amasezerano yawe yose mpaka asohoye. Dufite n'undi muntu wakiranutse witwa Dawidi, ubwo yari ari mu ishyamba, avayo aza kurwana na Goliyati. Ni ingero nyinshi ziri muri Bibiliya z'abantu bakiranutse ahagaragara n'ahatagaragara. Aburahamu nawe ubwo yarakiranutse, kugeza ubwo yemeye gutamba umwana we Isaka, kandi ari umwana w'ikinege, ari we yari afite wenyine, nawe ubwo yaramubyaye, ubwo umugore we Sara afite imyaka 90 atabyara. Yemera kumutangamo igitambo, ariko aririnda kugira ngo atagwa, kugeza ubwo Imana ibonye ko Aburahamu ari kumwe nayo, imwoherereza umwana w'intama, aba ari we atambamo igitambo. Rero murumva ko gukiranuka ahagaragara n'ahatagaragara murerwa ni ijambo rikomeye cyane, ariko turasanga hari mu Bakorinto tuvuga ngo uwibwira ko ahagaze, yirinde kugira ngo atagwa. Ese
mu mwanya urimo urahagaze. Ese niba uhagaze koko urakomeye, nta muntu waguturuka inyuma ngo aguhirike. Ese umuyaga uhushe ntabwo wagutwara. Niba uhagaze irinde kugira ngo utagwa. Reka byibuze ngiye nkwibariza akabazo gato Yego. kugira ngo wenda n'abandi babashe gusobanukirwa. Yego. Uratubwiye ati uwibwira ko ahagaze yirinda atagira ate Atagwa. mu by'ukuri hari ukuntu dushobora kuba twaba twibwira ko duhagaze Yego. ariko tudahagaze. Twakibaza ngo ese uko guhagarara uvuga ni ukuhe? Ntabwo ngo Ese kuba twaguvuga ni ukuhe? Ni uko tuba tuzi neza ko ushobora kuba mpagaze ariko umuntu akaba yanturuka inyuma akagwa. Ese ngomba gukomera byo gukomeza amaguru ntabwo ngo umuntu uhagaze ndi kuvuga ntabwo ari uguhagarara ngo ugende uhagarare hariya ku nguni ngo nta muntu urampirika. Navuze ko umuntu ndi kubwira guhagarara ari ugukiranuka, ku buryo mugenzi wawe naza akagushukisha ikindi kintu uramubwira ngo oya, ukirinda. Umuyaga nyine nuhuha ntabwo uri bugutware. Umuyaga ndi kuvuga ni ba bantu bose bakujyana mu bibi ukabwira ngo oya. Icyakubwiye cyose uwibwira ko ahagaze irinde atagwa. Umuntu umbwira ko ahagaze ni umuntu ukiranuka, umuntu wumva ko nta rubanza afitanye n'Imana, uwo niwe uhagaze. Irinde bya bindi byose rero, wirinde ubusambanyi, wirinde ubujura, wirinde agasuzuguro, wirinde ubwibone kugira ngo utagwa ejo nawe utisanga hasi. Ni uwo nguwo navugaga. Yego, uti mwirinde ubusambanyi, mwirinde ibiki, muhagarare umutagwa. Mu by'ukuri birumvikana. Ariko nubwo duhagaze, nubwo turi kurwana no guhagarara, nubwo turi kurwana n'ibiki, turi guhura n'ubundi n'inzitizi nyinshi kandi zikomeye. None se Gihozo, ndakumva, ni iki twakora? Guhagarara kubivuga biroroshye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hano hanze hari abakobwa bafite tayi, bafite ibibero biri hanze, bafite imyambarire idasanzwe, bakomeje kuzengereza abasore bacu. Hakaba n'abasore babandi bateruye ibyuma nshuti batajya bikoza ishati. Abamama bose nakubwira abararikiwe gusenya ingo za bagenzi babo ni benshi, abapapa bari kwangiza ubuzima bw'abana bato ni benshi. Birakomeye, ntabwo turi kubacira urubanza, ariko niyo shusho turi kwibonamo kuri uyu munsi nka Murerwa ndagerageza guhaguruka, nagira ngo ndahagurutse wa wundi nari nizeye nka pasiteri akaza akankubita, niba ari ipano, niba ari igiki, agakinkubita mu bitugu hahandi ndambarara. Wenda ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo umukiranutsi wanjye nubwo yagwa ntabwo azarambarara. Sibyo? Ariko ndagira ngo udufashe. Dukomeje gukubitwa ibintu tutazi ibyo ari byo. Ni iyihe nama waduha ukiri aho ngaho? Ni iyihe nkomezi waduha? Ni hehe watubwira ngo duhagarare? Ese twakizera nde tukareka kwizera nde? Ubundi icya mbere Bibiliya yaravuze ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Yego. Rero urumva ko ikintu cya mbere ni ukwizera Imana. Kuyizera rero niba unahagaze genda usenge, wibaza amakuru Mana, hano gutya na gutya bimeze gutya na gutya, wisaba imbaraga zo gushikama ugakomeza guhagarara. Abo bakobwa beza, abo basore beza, abo bamama bahagurukiye gusenya ingo z'abandi nabo bagabo, Imana ibakurinde kugira ngo utagwa. Iguha imbaraga zo kubirinda no gukwepa izo mbaraga zabo n'ayo magambo yabo baza mu matwi y'abantu n'ibyo bikorwa byabo. Imana iguha imbaraga zo kugira ngo uhagarare utagwa. Yego. Inama niyo ngiyo gusanga Imana ukayiganiriza ukayibwira byose, kuko niwe mugenga wa byose, niwe tubwira ibintu byose, niwe ushoboye. Imana niyo ishoboye ibintu byose. Yisange rero wiherere uyibwire uti Imana gutya na gutya, uyisaba imbaraga zo guhagarara kugira ngo utagwa. Mu by'ukuri nibyo twisanga, ndabyemera. Ariko se muvandi, nawe urabizi muri iyi minsi insengero zirafunze, tuzayisanga hehe? Ntabwo gusenga bari gucika intege kubera ko insengero basengeragamo zirafunze, izisigaye ni nkeya kandi ntabwo bafite amahitamo yo kuzikunda, ndetse nta nubwo bemeranya nazo. Abo bo wabahera. Ntabwo gusenga ari uko ugiye gusengera mu rusengero. Ubundi urusengero ruba mu mutima, urusengero rwa nyarwo ruba mu mutima. Rero gusenga ntabwo ari kuvuga ko insengero zafunzwe, ntabwo bivuze ko umuntu atasenga. Narundi Imana yaravuze ngo, Yesu yaravuze ngo muze mwenyine twihererane, munsanga ahantu hatari abantu. Aho hantu rero jya mu cyumba cyawe wihererane n'Imana usenge, izakumva. Jya muri saro yawe wihererane n'Imana usenge, irakumva.
apana kujya ku musozi musenge abantu bose bahurure ngo ujye muri sengera aho uri, Imana irakumva. Ese wari uzi ko ushobora no kujya mu isoko cyangwa se ku bitaro, niba uvura, niba uri n'umwarimu, ugasenga uri muri ka kazi kawe kandi kakumva. Ngwino muze mwenyine twirane mu nsangano hatari abantu, jya mu cyumba wihererane n'Imana, uyiganirize uti Imana gutya na gutya. Iraza kuguha imbaraga zo kugira ngo ukomeze gukomera mu mwanya, ukomeze kuhagarara kugira ngo utagwa. Yego, mwakomeze nta kibazo, murakoze aho ngaho kudusobanurira. Rero inama ku rubyiruko, turi mu bihe bitoroshe cyane, bikomeye, binanije umugenzi. Ni urugendo navuga ngo ruragoye cyane ku babyeyi, ku rubyiruko bagenzi banjye. Inzira ni imwe, ni mu ijuru. Niba ari mu ijuru kugerayo biragoye, kandi dushaka ubugingo buhoraho. Dukiranuke, twirinde bya bindi byose bidushuka, tubane n'Imana, tuyegere, tuyisanga ahiri, tubwe Mana gutya na gutya, tuyibyereke. No kwizera umwana w'umuntu, isaha n'isaha yaguhinduka, umunota ku munota yaguhinduka, akakwereka ko mutigeze kumenyana. N'umuvandimwe wawe ushobora kuguhinduka bikemera. Rero rubyiruko, aho muri hose, dusenga Imana, tuyisange cyane, tuyiganirize bya bindi byose, twumva ko twakabwiye inshuti zacu. Ijambo ry'Imana, ubwo rero ntabwo tuzongera kujya, nta kintu uzongera kumbwira. Oya, ntabwo ari ukuvuga ngo nta kintu nzongera kubwira, ahubwo nshatse kuvuga iki? Mbere na mbere Imana. Bibiliya ntabwo ngo yavuze ngo wizere umwana w'umuntu avumwe. Mbere na mbere banza ubwire Imana, kuko na n'ubundi ya nama inshuti yawe uraguha ni Imana. Urasaba Imana uti Imana nyura muri wa muntu, aza ampa inama nzima, ampa inama yubaka, ye kumpa inama yo kunsenya, ye kumpa inama yo kungwisha ngo mvemo umurongo wawe ngwe. Yego, ko niko kuri. Ati mwiringire Imana, kandi koko tubivuga kenshi, kwiringira bisi nta mumaro. Mu by'ukuri bajya badusiga, ababyeyi basigaye babyara abana bakabata, bakabajugunya, abapapa bakihakana abana babo, abakobwa twatwara inda tukazibyarira mu bwiherero, abahungu twatera inda tukazihakana ngo iwacu ntabwo dutera inda. Nkibaza nibyo byeze muri iyi minsi. Kubera iki ariho dushaka guhagarara? Kubera iki tudashaka guhagarara ngo tutagwa? Mwene data avuze ijambo ryiza ngo wibwira ko ahagaze nakomera atagwa. Yirinde. Nukuri mureke twirinde tutagwa, twirinde ibintu bibi biri ahanga. Ibidushuka kubivuga biroroshye, tugerageza, ariko mureke dushyire mu bikorwa. Yego, twirinde barushimusi baranga. Hari barushimusi baje mu ijambo ry'Imana. Rero nkuko mwene data bivuze, mureke twirinde tutagwa. Yego, kandi twirinde dutwara impamba ya nyayo, impamba zitari za nyazo tuzireke. Yego, yego. Tugana ku musozo rero, mu by'ukuri utubwiye amagambo meza kandi adukomeza. Ese ubundi Jehova niki cyamuteye kuba yagarukira Imana cyane? Niki Imana yamukoreye akumva yuko akwiriye guhagarara akirinda kugwa? Ngiye mvuka, navutse mu rugo basenga, bakijijwe, bakatwereza muri Ecole de Dimanche cyangwa se mu bana batoya mu gitondo ku cyumweru, tukajya gusenga. Nkura mbikunda cyane, numva ari ibintu byiza. Uko njijuka nkagenda ndushaho kumenya icyiza cyo gusenga, menya Imana, menya gutandukanya icyiza n'ikibi, ese icyaha ni iki, ese agakiza ni iki. Bituma nkunda Imana cyane ku buryo mba numva nyine nzayinambaho. Wakuze wumva, wakuze iwanyu usanga basenga, ariko nshuti muvandimwe, uyu munsi hari igihe ushobora gusanga njyewe dukorana, njyewe ugukurikiye, ntarigeze ngira amahirwe yo kubona iwacu bakiranutse, kandi nyamara mfite inyota yo gukiranuka. Ariko inshuti zanjye mfite nimbi, zirangusha. Rimwe na rimwe nikanga nasambanye, ubundi nikanga nishe, ubundi nikanga naroze, ubundi nikanga nageze mu kabyiniro, mbega nikanga nakoze ibintu bibi. Ni iyihe nshuti wandangira? Inshuti idashobora kunshora muri ibyo byose kandi ikamfasha gukiranuka. Inshuti ya mbere nabibabwiye ni Yesu cyangwa se Imana. Niwe muntu wa mbere usanga ubabaye ugataha waruhutse, niwe muntu wa mbere usanga ukomeretse ugataha ibikomere byawe yabihanaguye, niwe muntu nyine uguhumuriza mu gihe cyose wabuze amahoro, niwe uyatanga. Niyo nshuti ya mbere. Urakoze. Sinakirirwa mvuga byinshi. Imana idushoboze amagambo yo twiga cyangwa se tuzajya duhora twigira hano ku mpamba nyayo
ajya aguma mu mitima yacu kandi tuyatekerezeho kenshi cyane. Mu by'ukuri mbere na mbere kandi nubwo byaba byaragenze nabi, ndababwiza ukuri, twegereye Imana yagira ikidukorera, amateka yahinduka. Kuba turi abanyabyaha ntabwo tuvuze yuko Imana itaduhindurira amateka. Rero Gihozo, muri uyu mwanya tugize ni ku musozo, ugiye kutuzamurira isengesho dusozaho, Imana iduhana umugisha. Isengesho dusenga, mbibutse impamba y'uyu munsi ni ugukiranuka ahagaragara n'ahatagaragara, aho bakureba n'aho batakureba, mu bwihisho n'ahatari mu bwihisho, ahari abantu n'ahatari abantu, waba uri mu cyumba, waba uri hanze y'igihugu, impamba ni ugukiranuka ahagaragara n'ahatagaragara. Yego, impamba ni ugukiranuka ahagaragara n'ahatagaragara, mbega dukiranuke mu mitima ndetse dukiranuke no hanze, kandi dukiranuke ku gato no ku kanini. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Uwiteka Mwami Imana yacu, turagushimye ko wabanye natwe, waduciriye inzira, uraturengera. Mwami, habwa icyubahiro. Turi imbere yawe rero turasenze, dusaba umugisha abadukurikira. Mwami, ubahe umugisha utagabanyije kandi ubahe gufashwa nawe, ntaba ari twebwe ahubwo aba ari wowe, imbaraga zawe zo zibonekana hano hantu. Ngaho ganza utegeke muri byose, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Arakoze cyane. Amahoro y'Imana abane nawe.